reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya 28 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ko cyarangiye ubwo Sylvie nyine yaramaze kubura burundu ndetse byamaze kwemezwa yuko yapfuye. Blaise agasigara yumva nyine ari wenyine, hanyuma mu gihe yabonaga Deborah ari kumwe n'umusore baganira akumva agize ifuhe rikomeye cyane, birumvikana nyine kuko yumvaga ashaka kongera kumukunda. Ese byaje kugenda gute? Reka dushamatsiko twumvikisha 29 cy'inkuru kwibutsa kurura munsi yayo ukareba hari butukuretse ijambo subscribe gakandaho ugahitwara akamenyetso k'inzogera gatakaza ku ruhande kugira ngo ndishire iki cya 30 uzahita wakira ubutumwa gufi kumenyesha ko kigeze ugahita ucyumva. Kera nkiri muto hari gisakuzo bajyaga badusakuza ngo kavurivuri kanti bazirikana rubanda rushishwa nabi bakakica basubiza ngo gusa wowe wimye. Nisanze ngomba kwinginga uwandiriye nkamwima amatwi nkamutesha agaciro mubwiza inani na rimwe ubwo yifuzaga ko dukundana. Deborah umwana wa boss ninjye Blaise ukizongwa nkazengerezwa n'urukundo nkuko bamwe muri mwe namwe rwabagenje. Nkiva mu ntare yo kwivuko nkabuzwa amahemo no kubona Deborah ari kumwe n'umuhungu baseka byacitse, niyumvaga nk'umuntu bari guca inyuma. Nakomeje kwitegereza uko baganira. Deborah ari kwishimira buri kintu cyose uwo muhungu ari kuvuga, ameze nk'uwitabiriye igitaramo cy'abanyarwenya. Mbona ntari bubashe kwihanganira kuguma kubona ibyo bintu, ariko mbura umutima unkuraho. Numvise umuntu ankozeho ndikanga, mbese nkukangukiye hejuru numva mbwira ngo mve mu nzira imodoka itambuke. Narahigamye mpita natega moto ndataha kuko nahise nikanga nsanga ngomye aho nshobora no kuza gukora impanuka. Sinateze imodoka kuko numvaga nshaka kwihuta nkajya gutura agahinda igitanda cyanjye, kuko uretse Sylvie wari upfuye igihe kiza cyari kije ngo tubane budatana duhozanye amarira twaririshijwe n'iminsi itari tworoheye. Nari ndimo gushengurwa n'uko ndi wahihibikanye ngo nyegukane nkamuringana niringiye kubana na Sylvie. Deborah yari arimo ncika nawe nshingiye ku nseko yasekera guriya muhungu. Nahise ngera mu rugo Masoro aho twari twarimukiye mu rugo rwa kabaye ari rushya rw'abageni iyo biza kugenda neza. Nageze mu rugo ibitekerezo bimbana urusobe maze nibaza icyo ngiye gukora ngo Deborah mutsindire. Nibazaga ibanga nakoresha ngo uwo musore utuma Deborah yizihirwa agaseka atitaye kwa mureba mwigarurira buwanjye. Nuko mbona ari ikizami mpuye nacyo kandi bwa mbere. Nari naramenye uko wakwegera umuntu ukamusaba urukundo, nari nzi nuko wakwitwara ku muntu mukundana, ariko sinari nzi icyo wakora urimo gusaba wowe wimye. Murabizi ko yari yarambwiye kankunda kashaka ko tubana. Ubu se nari kumusubiraho mubwira ko noneho nemeye, cyangwa mubwira ko ari iyihe mpamvu inteye kwisubiraho? Nari kugenda se mubwira ko mukunda? Niki koko cyari kumara ubwoba nkatitiba nkamusanga musaba urukundo? Deborah nari naramuteye utwatsi cyangwa akadobo niba ariko mwabyita, gusa ubu ngubu noneho nawe yari afite ububasha bwo kuntera agahinda kandiza amarira rutayo namurijije. Nafashe telefone ndeyamo nimero ze, hari hashize amezi menshi ntamuhamagara, niwe wampamagaraga gusa. Nagize impungenge zo kumuhamagara ariko ni hahandi hanjye byange bikunde nta wundi mukobwa wari usigaye mu bitekerezo byanjye. Hari hashize amasaha nk'atatu mvuye i Remera, byari bibaye nka 4 z'ijoro. Nahamagaye nimero ye irankundira icamo ntegereza ko ayifata ndaheba. Nabonye yikuyeho umutima urandya kuko ubundi yaranyobahaga cyane ku buryo yamfataga telefone igisona rimwe risa. Nanjye ntiyi akanjye kashobotse ubu ngiye ko rubanda baseka njye mwiruka inyuma yankubye na 0. Nibutse amarira aririye kwa muganga ubwo nari mpafungiye ndwaye umusonga. Mbese cya gihe yari yarabuze ababyeyi be natwe twarihebye akaza ahitira kwa muganga. Numva byanze bikunze urwo rukundo rutamukamuka mu munota umwe. Nishyizemo akanyabugabo niterije ki nibwira ko akinkunda. Nongera guhamagara, yarumye giho aryumaho ntiyafata fone nk'utayumvise. Irongera yikuraho ubugira kabiri. Nabuze aho nkwirwa mbura amahoro y'umutima, mbura uburyama ndabyuka nzenguruka inzu yose niciraguraho nti nta kabuza aranyanze. Ntangira kwitsa imitima niburanya nti nta kabuza uranyanze Deborah. Ese koko uwo muhungu uramundutishije pe? Ntubwo uzamukunda nkuko wankundaga? Ibibazo bidafite ibisubizo n'ibyo nibazaga. Natekereje ko igihe bashobora kuba bakiri kumwe, noneho umutima uterera hejuru. Nibwira ko ahari basohotse bakajya mu kabyiniro kwinezeza, dore ko amafaranga atarayibura kwa boss. Amafaranga yari nk'inda ku mutindi. Numvise mbenzwe ndetse nkanangwa bitavugwa. Numvise nishwe n'isoni kimwaro kirankwira, numva ndajomye. Nababazwaga no kwibuka inseko Deborah yasekeraga uwo muhungu, nkibaza ubwoko bw'amagambo yaturukaga mu kanwa k'uwo muhungu agatuma Deborah aseka agatwarwa. Nibuka ko njye nta kindi namuhaguretse agahinda n'amarira, noneho we yarabonye uyamuhoza njyewe nsigaye ndirira mu myotsi nabuze intama n'ibyuma. Natangiye kwiyakira ko kumutsindira bitankundira, ariko nkongera nkigarura nkumva ko ngomba kuguma mu marushanwa. Niremaga agatima nti nta kuntu umuntu yaba yaragukunze umwihunza akakwihebera umuhunga ngo noneho akwanga umukunda aguhunga umusanga. Numvaga Deborah aramutse nyemereye namukunda urukundo umurundo nkamwibagiza ibihe biruhije yanyuzemo akazishimira ubuzima. Ariko ibyo byose byari ibitekerezo gusa bitanampagurukije mu cyumba cyanjye, byasuzugurwa n'ijambo rimwe gusa: sinkigukunda. Sinzi noneho ko nari kumera Deborah aramutse ampakaniye urukundo gutyo. Nibajije niba nshobora kuzabona amahirwe yo kuzongera guca urwaho Deborah ngo mubone mubwire ijambo rimbaga umutima, nkaba navurwa n'iryo yavuga rimuvuye ku mutima kandi ryiza.
ntabwo nari kubona imbaraga zo kurya iryo joro kubera ibyo nari niriwemo ndetse n'ibyo nari ndayemo. Nagambiriye kumushaka uko byagenda kose, sinamenye igihe agatotsi kanyibiye. Nari nzi ko ndi businzire nkabura ibitotsi, ariko nagarutse ibuntu butuna n'ingonera byandenze ntanibuka n'ibyo narayemo. Ubwo byari ku gatandatu mu gitondo, weekend yari itangiye. Nibutse ibyo nabonye ku mugoroba wo kuwa gatanu, numva nshaka kubona Debora byikubagaho, ariko sinari kujya iwabo keretse wansuye cyangwa akanyitaba tugapanga aho guhurira, cyangwa se nkarindira tukazahura kuwa mbere ngiye mu kazi. Iyo ngingo yari yo, ariko sinari mbihagazeho ko Debora yakwemera kuvugana nanjye. Kuri iyi nshuro noneho Debora yari ahenze. Amafaranga se, dolari se, mbese iyo ngira zahabu cyangwa diyama nari kubimurundira ariko akankundira urukundo. Muri iyo weekend nabonye murumuna wa Silva mpamagaye ndamwitaba. Turangije gusuhuzanya mbaza aho ndi, mubwira ko ndi mu rugo. Ambwira ko byaba byiza nyuma ya saa sita nje kubasura, kandi ambwira ko ari ubusabe bwa nyina wabo wa Silva. Nibajije igitumye batekereza kuntumira muri gahunda zabo, mbajije uwo mukobwa ambwira ko ndi uw'agaciro mu muryango wabo, nubwo ibyo nawushakagamo bitaciyemo. Mwingingira kumbwira icyabaye gitumye nanjye ngomba kuba mpari, ambwira ko ari surprise. Numvise nta mpamvu zo kwanga kujyayo. Saa 9 z'amanywa nibwo nigeze ku irembo wabo wa Silva. Ni kwa nyina wabo, nako murabizi ko abo nyirizina ari Cyangugu. Umuzamu waho yarankinguriye ndinjira, ngeze mu ruganiriro nkwinjira, nakubitanye amaso na nyina wa Silva. Nibutse uburyo yari yishimiye ko umukobwa wabo agiye kurongorwa nanjye, maze agakira igisuzuguriro cy'abaturanyi. Intimba n'agahinda biranyuzura. Mama Silva nubwo nibajije icyamuzanye, akimbona yahise ananirwa kwihangana, amarira atangira kumubunga mu maso. Ariko ndicara turaganira. Bambajije uko merewe nyuma yo kubura uwo nkunda, mbabwira ko nirinda kubitekerezaho cyane ngo ntasara. Bambaza icyo ntekereza ku kuba umurambo wa Silva utarabonetse ngo tuwushyingure neza mu cyubahiro. Mbabwira ko bigora umutima wanjye kwiyumvisha uburyo ki umuntu ataka ntatabarwe akageza aho yicwa urupfu rw'agashinyaguro. Nabonye mama Silva atangiye kwihanagura amarira mu maso, mbona ko amagambo mvuza amushegesha umutima, mpita ndekera kuvuga. Bambajije niba hari icyo nakoze mu rwego rwo gushakisha irengero ry'umurambo wa Sheri. Mbabwira ko ibyo mazemo iminsi ari ukumenya neza ukuri ku waba yarishe Silva wanjye. Bambaza icyo naba naragezeho, mbabwira ko naperereje ku giti cyanjye nkasanga Ernest wahoze ari inshuti yanjye, nubwo ari we dukeka wa hafi waba waricishije Silva, kuko yari hafi yacu mu buryo butari busanzwe. Ubwo namusangaga gereza nabonye yarahindutsemo umuntu utandukanye na mbere, ko yirenza akarahira ko nubwo nta kimenyetso cyamushinjuraga yabona, ari umwere ku bijyanye no kugambanira umukunzi wanjye, kandi ko na mukuru wanjye wari waragerageje gushaka kwica ubukwe ashobora kuba ataragize uruhare mu rupfu rwa Mutuyimana. Bambajije niba nta bandi nkeka, mbabwira ko nari gukeka wundi ari Debora, ariko ku rwego rufitiye ubushobozi. Nyuma yo gukora iperereza rwasanze ari umwere, kandi nanjye nkambona atabasha gukora ubugambanyi, kuko kuva na kera yakoraga byose akemera kabara, ariko ngiye simbabare. Rero ntiyari kwicisha Silva uko yari azi ko byari kumbabaza cyane. Nababwiye ko ndi nagaketse ari Aimable wigeze kuba umusheri wa Silva, ariko ko Silva yapfuye hashize ukwezi. Aimable yaragiye mu mahugurwa hanze y'igihugu. Umugabo wo muri urwo rugo ambwira ko kuba yaragiye hanze bitavuga ko n'ubundi atabura kuba ari we. Numvise ari ingingo nayo ikwiye kwitabwaho cyane. Mama Silva yansabye nibura kwishakira undi kugira ngo ampoze amarira, amubwira ko byamvuyemo, ngo keretse ahari n'ibizagaruka, naho ubundi ntabona undi muntu nkunda urukundo nakunze Silva. Ariko ubwo narabeshyaga kuko umutima wanjye wari watangiye gutikira Debora umwana wa boss. Numvaga amezi ane yarashize mubuze ahagije ngo nanjye nongere nkundane, ndetse nashaka umugore tuzabana. Ibiganiro byarakomeje turasangira, ariko ntitwari twishimiye kubera ko kumbona byatumaga mama Silva ababazwa n'igihombo umuryango we ugize. Bwari bwije mbasaba kunyemerera nkataha. Bambwira ko ubwo nzakenera gukora ubukwe n'undi muntu nzabatumira bakabutaha bakanshyigikira. Murumuna wa Silva yaramperekeje, tugenda tuganira. Mubwira ko iyo menya ko hari we hari mama Silva ntari kuza. Yaranyihanganishije ndataha. Kuwa mbere harageze nzindukira mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko umutima we wari uri ahandi, utegereje ko Debora aza ku kazi nk'uko yakundaga kubigenza. Nubwo numvaga mfite icyoba cyo kumwegera nkamubwira icy'ingenza, kuko numvaga ibikuta ari byo yampa gusa, mbese nawe akihimura, ariko nta kundi nari kubigenza. Amasaha yo gutaha yarageze ndataha. Ngenda nseta ibirenge nifuza ko nibura twahurira mu nzira. Bwari bwije atageze ku kazi. Narinze mfata bisi dutahana ntekereza Debora. None uko namutekerezaga nkanatekereza wa musore wari ugiye kumwifunga ndebera. Numvaga ndamutse ntakundanye na Debora, aba ari we tubana nk'umugore n'umugabo ngo dukore ubukwe, nta wundi mukobwa uzangerera mu mutima ngarigarurira intekerezo zanjye. Nari guhita nsezerera urukundo n'urukumbuzi bikajyana, nanjye nkiyegurira Imana nkumva icyo abafrere n'abapadiri bandushije. Naritahiye ndara ntekereza ibyo nzavugana na Debora umunsi tuzaba duhuye. Naratekereje iryo joro, nanzura ko ku munsi wari gukurikiraho byanze bikunze ngomba kurara mvuganye na Debora, nkamenya ikiri ku mutima we. Mu gitondo nabyutse mpita njya gukaraba nk'ibisanzwe, ngarutse nsanga muri telefone yanjye mu masaha ya nijoro ubwo naryamaga nkagwa agacuho, Debora yampamagaye akambura ahari niba atarokumbipa. Nanjye ntatindiganije nahise muhamagara, nsanga nawe ntari hafi yayo hari, yikuraho inshuro ebyiri. Nahise nibaza niba telefone yayisize nko mu rugo hari, mbese akaba yayibagiwe. Sinarambirwa ndongera ndamuhamagara wa gatatu.
noneho nahise numva telefone itakiri ku murongo nkaho ifunze cyangwa yashizemo umuriro. Naketse ko Debora yizimije abishaka, ariko n'ubundi ushaka inkaryama nkayo. Nagombaga kwihangana, wagira ngo yari arimo kundisha umutima ku bushake ngo mbanze numva ko urukundo ruryana. Nahise nigira mu kazi ngakorana umurava nk'uko bisanganywe. Mu kanya gato numvise umuntu uvuga nka Debora yinjira mu kigo, ntega amatwi, numvise ari we umutima wanjye utera insigane. Nsohoka musanganira aho yari arimo kuza agana ku biro bya boss ari nawe se. Ageze hafi y'umuryango abonye ufunguye, ashaka kunyuraho yirengagije, mufata ukuboko ndamukomeza. Ashatse kunyiyaka yumva ntiyavamo, aratuza mbaza icyo mushakaho. Numvise ibyo napanze kuvuga byose bigurutse. Boss nawe ahita asohoka mpita ndekura umukobwa we nta na kimwe mubwiye. Boss yahise amubwira ngo naba ari mu biro byaraje gato, nanjye ahita ambwira kumukorera raporo yihuse. Nicaye mu biro byanjye na Debora yicaye mu biro bya boss hirya gato, nkumva namusangayo ariko nkatinya ko boss yansangamo. Boss yaraje amaze kuvugana n'umukobwa we, aramusezera ngo atahe. Nanjye nari ndyamiye amajanja. Nongeye kumufata akaboko ndagakomeza. Arahagarara nubwo yasaga n'utanshaka. Nahise mubwira ko rwa rukundo yanshatseho kuva na kera noneho ndumuzaniye. Maze arandeba cyane adafite isoni na nkeya. Ikamubwiye cya 29 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba haramatse kuziganya ko byaje kugenda, wicyo usabwa gusa nukura munsi y'inkuru ukareba hari butukurenze ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanaho kamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushiraho ice cya 30 uzahita wakira ubutumwa bugufi kumenyesha ko ugezeho ugahita ucyumva.